Ndabasuje mwese inshuti zanjye aho tugiye kubana muri uyu munsi, ntimwibagirwe gukora subscribe, murayikinge, munasharinge. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nkuru itangaje cyane, ni inkuru y'umugabo abenshi bakunze kuvuga ko ari umugabo wari ufite umutima wa kinyamaswa. Uwo ni uwo bita John of God, wavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na kabiri ku itariki 24 Kamena. Uyu mugabo rero akaba ari umugabo uvuka mu gihugu cya Brazil, akaba ari umugabo wari wariyise nk'Imana. Uyu mugabo rero akaba yavugaga yuko Imana cyangwa umwuka wera umukoreramo, bityo akavuga ko ashobora gukiza abantu abakoraho cyangwa akoresheje ubuvuzi budasanzwe. Bityo rero akaba ariyo mpamvu yakomeje kuvuga yuko we avura kandi akanagusengera ari ibintu ategetswe n'umwuka wera. Uyu mugabo John of God rero yaje gutangira ubuvuzi bwe, yaje gushaka inzu nini yo kujya yakiramo abarwayi. Bwa mbere na mbere umugore waje kumubona kuri televiziyo arimo kuvuga ibikorwa bye, uburyo avura abantu akanabasengera. Umugore w'umunyamerika aza gutega indege ajya muri Brazil, ajya kubonana na John of God. Ahageze rero haramuganiza, mubaza uko arwaye, aramubwira ko afite ikibazo cy'amaso atakibasha kubona neza. Nakindi yamubwiye avuga ko ibyo ari ibintu byoroshye cyane agomba kumuvura. Yatangiye kujya kumufata ibyuma akajya amubaga ijisho, mu by'ukuri nta gikoresho na kimwe yari afite cy'abaganga, kuko umva ni ibintu yari yarihimbye avuga ngo ni iby'umwuka wera, nta gikoresho na kimwe cyo kwa muganga yari afite. Yatangiye kumukoresha ibikoresho bisanzwe, atangira kumukata mu maso. Umugore arababara cyane, yamubagishije ibyuma bisanzwe rero, nta kinya, nta yindi miti, ntaki, ariko akamwizeza yuko aza gukira vuba, bamushyiraho igipfuko. Umugore aragenda aramubeshya, aramusengera, amubwira ati genda wowe, umwuka wera w'Imana uzakomeza ubane nawe, uzakira. Gusa ariko mu by'ukuri nubwo bimeze bityo, nta bumenyi na bumwe yari afite mu bintu by'ubuvuzi cyangwa ibyo wakwita ubuganga. Nigeze yiga ubuvuzi n'ahantu hamwe, kuko yari yaragarukiye mu mwaka wa kabiri wa primaire. Gusa bakomeza kwita ko ari umuntu urenze cyane, kuko ngo we yarakuvura akanagusengera byose ubundi ugakira. Yakomeje kugenda atembera Brazil abwira abantu ko ashoboye ibintu byose. Nyuma aza kubaka n'inzu nini cyane azajya yakiramo abantu b'abayoboke baje gusenga, akora n'icyumba cyazajya bakiramo, ngo aje gusengera akanakuvura. Yatangiye gutembera muri Brazil abwira abantu ko ashobora kubakiza. Abantu benshi barabyemera, batangira kumukurikira, batangira kumwizeramo, bavuga yuko ari umuntu ukomeye cyane, ko ari umuntu ukiza, ko ari umuntu mwiza. Uko iminsi yagendaga ishira, abayoboke barushagaho kwiyongera. Amaherezo yaje kubaka ikigo gikomeye cyo kujya asengeramo abantu, cyo kubakirizamo, ku buryo yubatse ikigo kinini kugira ngo abantu nyine abantu nibajya baba benshi bakajya babura ahantu bajya, yaba abasengerwa yaba abarwayi. Cyari ikigo kinini cyane mu by'ukuri, ku buryo cyashobora kwakira abantu benshi cyane. John of God rero yamenyekanye cyane mu byo yitaga psychic surgery. Ugerageje kubigenekereza mu Kinyarwanda, ni umuntu uvuga ko azi cyangwa abona ibintu mu buryo budasanzwe atabikoresheje ubumenyi busanzwe. Mwibuke ko ntabwo ugeze yiga ubuganga, ibintu by'ubuvuzi nta hantu hamwe yari yarigeze ahurira nabyo, ariko we akumva yuko, akabyiyumvamo, akavuga yuko we ari umuganga kandi ashoboye cyane no kuvura. Mwumve ko yakoraga sajya nyine, abaga abantu, yaba amaso, yaba n'ibindi bintu yakoreshaga, nta kinya yabaga afite, nta bindi bikoresho yabaga afite. Buri gikoresho cyose yashakaga we nicyo yakoreshaga, yaba ibyuma yaba iki. Ariko ibyo abantu kwa kuntu sinzi niba yari yabishe mu mutwe, niko nabivuga, ko hari ukuntu yababwiraga. Yakora afite yamaze kugira abayoboke benshi cyane cyane bamugana, baza ngo bavure, akabakora ibyo bikorwa bya kinyamaswa, ariko abantu bakomeza kumuyoboka cyane. Mwumve noneho n'ikintu kinababaje, ibaze yuko ibikoresho byo yabakoreshaga atigeraga abikorera n'isuku. Niyo amaze gukoresha umuntu umwe icyuma runaka, undi winjiye nibagikoreshaho, byari ibintu bibabaje cyane. Impamvu abenshi bakuze kuvuga yuko ari umugabo ufite umutima w'inyamaswa. John of God rero umugabo utangaje cyane, yari umugabo ukora ibikorwa bya kinyamaswa, kuko ibintu yakoraga naho byari bihuriye n'abaganga dusanzwe tubona. Ubuvuzi yakoraga naho byari bihuriye, kuko ntiyatinya kukubwira niba ugiye urugero ubumuga kurwaye diyabete, ubundi agahita afata ibyuma byo kubagisha akabiguseseka mu mazuru. Rimwe na rimwe akaba ugenda avuga ko arwaye umugongo,
natinye kukubwira ko akubaga ijisho ngo hari aho bihuriye ko ari umwuka wera ubimutegetse. We afite ukuntu yabicaga mu mutwe, niko nabyita, akababwira ko ibyo akora byose ari byo yeretswe. Mbere yo kubanza kubibakorera yabanzaga kwihisha agasa nk'arimo gusenga akagira gute, ubundi akabafasha icyo cyuma kigusestima akavuga ko ari umwuka wera amutegetse. Niba urwaye umugongo agahita akubaga ijisho akavuga ko ari umwuka wera ubimweretse. Yari umugabo utangaje cyane, yakoraga ibikorwa bya kinyamaswa, ariko nabo yabikoreraga nabo sinzi icyo yari yabakoze ko nta n'umwe washaka kubona ibikorwa akora. Uyu mugore akaba yakomezaga kugenda yivuga ibigwi, akavuga uburyo cyakiza kanseri, akavuga uburyo abantu baza mu rusengero batabasha kugenda ariko bakahava barimo kugenda. Gusa mu by'ukuri hari n'ukuntu yagurishaga imiti muri iryo vuriro rye, yagurishaga imiti itagira indwara n'imwe ivura. Nyuma noneho haza kujya aho abakristo b'amazi yari yarise amazi matagatifu kuri ayo macupa. Ku macupa y'ayo mazi habaga handitseho izina rye, akababwira ko umuntu unywa kuri ayo mazi wese agomba gukira, yaba ari ikibazo afite, yaba ari buri kibazo cyose ufite, ngasoma kuri ayo mazi matagatifu wahita gukira. Yari umugabo w'umwesikoro cyane, yari umugabo wakoraga ibikorwa bibi cyane. Gusa ibyo byakomeje gutuma yamamara cyane muri Brazil, ibinyamakuru, amateleviziyo, ahantu hose aragenda aramamara kubera ibyo bikorwa bye. Ari kumva ko yari yahishiraga ibyaha byinshi cyane. Ku bamurebaga hanze kuri ibyo binyamakuru, ku mateleviziyo, babonaga ari umuntu nyine ukora ibintu byemewe n'amategeko, ariko mu by'ukuri yakoraga ibikorwa bibi cyane, byari byihishe inyuma ye, byari ibikorwa bibi cyane. Umunsi umwe rero ikinyamakuru cyo muri Brazil bita ABC News cyaje kujyana na John of God ikiganiro cyamaze nk'isaha yose. Baza gutumira umugore bita Lisa. Lisa yararwaye kanseri y'ibere, atanga ubuhamya avuga ukuntu ubundi yabaga ameze nabi, ayivuza ahantu hose byaranze agakomeza kumera nabi, ngo ariko kuva yagera kwa John of God amusengera akanamuvura ngo asigaye ameze neza. Ibyo byatumye rero John of God akomeza kwamamara cyane, bigeza aho naho umugore bita Oprah Winfrey, mwese muramuzi, n'umugore w'icyamamare cyane w'umunyamerika, yaje kuza amukoresha ikiganiro, noneho arushaho kumwamamaza cyane no muri Amerika ahantu hose. Oprah rero muramuzi, ndakeka abantu benshi muramuzi, kuko ni umugore w'icyamamare cyane. Yari afite ikiganiro cyagikunzwe icyo gihe bitaga The Oprah Winfrey Show. Icyo kiganiro cyakurikirwaga n'abantu batari bake ku isi hose. Niho yakomeje kugenda yamamaza cyane John of God, aho abantu benshi bamumenye, n'abatari bamuzi baramenya ko icyo kiganiro cya Oprah cyakurikirwaga n'ingeri zose. Ikintu kibabaje cyane kurusha ibindi ni ukuntu no kuba kurusha ibindi, ahubwo kirabaje ko yajya akora ibikorwa byinshi bibabaje, ariko navuga ko noneho sinzi ko nabyita birababaje kurushaho. Wa mukobwa bita Lisa watanga ubuhamya avuga yuko kanseri irimo kugenda igabanuka kubera ko John of God agenda amusengera, yaje gukomeza araremba. Nyuma y'imyaka 2 aza kwitaba Imana. Kumva kanseri yakomezaga ikura, ntabwo yivuza. John of God akajya amuha imiti itabaho, idahwanye n'indwara arwaye, akomeza kujya amwesikoroka gutyo, birangira avuye mu mwuka. Ikintu kibabaje ni ukuntu batigeze batangaza urupfu rwa Lisa, ko bamubonye atanga ubuhamya avuga yuko kanseri irimo kugenda ikira, ariko amaze kwitaba Imana gusa batangaza yuko yapfuye, ahubwo barabihishiriye. Oprah rero muramuzi, ndakeka abantu benshi muramuzi, kuko ni umugore w'icyamamare cyane. Yari afite ikiganiro cyagikunzwe icyo gihe bitaga The Oprah Winfrey Show. Icyo kiganiro cyakurikirwaga n'abantu batari bake ku isi hose. Niho yakomeje kugenda yamamaza cyane John of God, aho abantu benshi bamumenye, n'abatari bamuzi baramenya ko icyo kiganiro cya Oprah cyakurikirwaga n'ingeri zose. Ikintu kibabaje cyane kurusha ibindi ni ukuntu no kuba kurusha ibindi, ahubwo kirabaje ko yajya akora ibikorwa byinshi bibabaje, ariko navuga ko noneho sinzi ko nabyita birababaje kurushaho. Wa mukobwa bita Lisa watanga ubuhamya avuga yuko kanseri irimo kugenda igabanuka kubera ko John of God agenda amusengera, yaje gukomeza araremba. Nyuma y'imyaka 2 aza kwitaba Imana. Kumva kanseri yakomezaga ikura, ntabwo yivuza. John of God akajya amuha imiti itabaho, idahwanye n'indwara arwaye, akomeza kujya amwesikoroka gutyo, birangira avuye mu mwuka. Ikintu kibabaje ni ukuntu batigeze batangaza urupfu rwa Lisa, ko bamubonye atanga ubuhamya avuga yuko kanseri irimo kugenda ikira, ariko amaze kwitaba Imana gusa batangaza yuko yapfuye, ahubwo barabihishiriye.
Nyuma yo kwamamara ku isi yose, abantu baturukaga impande zose z'isi baza kumusanga, abaje ngo abasengere, abaje kwivuza, abaje kunywa kuri ya mazi matagatifu. Yakiraga abantu barenga 10,000 ku kwezi. Yabonaga amafaranga menshi cyane, byavugaga ko yinjizaga arenga miliyoni 14 z'amadolari ku mwaka avuye muri ya miti ye y'ibinyoma yabaga abeshyabeshya abantu ngo arimo kubagurisha imiti. Igitangaje rero ni ukuntu John of God nawe yararwaye kanseri y'igifu, aza kujya kwivuza, ako kubw'amahirwe arakira. Ariko muri uko kwivuza kwe nta mukristo n'umwe cyangwa abayoboke be bigeze bamenya yuko yarwaye, kuko yatekerezaga ati nibabimenya bizinesi yanjye irapfa. John of God rero yakomeje imirimo ye nk'ibisanzwe yo gusengera abantu ababeshya, bavura ababeshya. Akomeza akazi ke nyine nk'uko bisanzwe. Nyuma y'imyaka mike cyane haje kuza umugore w'umuholandi bita Sahila. Sahila yari afite ihungabana n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Akumva ko nagira kwa John of God ari umusengeri bigasha, bitewe n'ukuntu yamukurikiranaga cyane, akabona uburyo ababeshya ngo arasenga. Aravuga ati nimugeraho nkajya muri kumwe namugezeho, nzahita nongera amere neza, azasengera amere neza. Yaje kujya amateraniro atanga ubuhamya, avuga ukuntu bimeze. John of God amuha gahunda aza kumusanga muri biro amusengera by'umwihariko. Sahila yaje kumusanga muri biro, aramubeshya ngo aramusengera, ariko ntabwo ariko byagenze, ahubwo yahise amufata ku ngufu. Numva ni ibintu bibabaje cyane. Umuntu agiye afite icyo kibazo cy'ukuntu afite ihungabana ry'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, uwo agiye asanga ngo araza kumufasha, birangiye nawe amwongereye ni nk'igisebe, ni nko kugukanda mu gisebe. Niko yabigenjeje, nawe yahise amufata ku ngufu. Sahila rero nta kindi kintu yakoze, ahubwo yahise asubira mu Buholandi. Ntabwo yigeze aganiriza umuntu ibintu bibayeho, ahubwo noneho yahise amera nk'urwaye, nabyita ni nk'ihahamuka. Araceceka asubira mu Buholandi. Gusa navuga ngo nyiri ibyago sinzi ko nabyita, niko kuri bavuga ngo iminsi y'umujura ni 70. Ku itariki 7 z'ukwa 12 2018 nibwo umugore wa mbere wakorewe ihohoterwa na John of God yagiye kuri televiziyo imwe yo muri Brazil bita Global TV, atanga ubuhamya, avuga buri kintu cyose cyo John of God yamukoreye. Abandi bagore bose ku ma internet, ahantu hose, ku binyamakuru batangiye kubibona, bose bafata ibyapa bajya mu muhanda byanditseho me too. Abagore n'abakobwa rero b'ingeri zose bagiye mu muhanda bafite ibyo byapa byanditseho me too, yaba baturutse mu bindi bihugu bagiye akora ihohoterwa. Bari urugero nk'uriya Sahila yaraturutse mu Buholandi, kandi si we wenyine, hari abagiye bava mu bindi bihugu bitandukanye, bose bagiye bafata ibyo byapa byanditseho me too. Byari ibintu bibabaje biteye n'ubwoba. Noneho ikintu gitangaje kuri uno mugabo, yanditse izina. Mwibaze ko yaregwaga n'abagore n'abakobwa basaga 600. Ibi yaje kwamamara ahantu hose rero, ku binyamakuru, ku ma internet, ku ma Facebook, kuri Twitter, kuri Instagram, ahantu hose yari John of God. Kwa kuntu yari yaranditse izina ko ari umuntu mwiza, ko ari umuntu w'Imana. Aragenda aramamara ahantu hose kubw'ibikorwa by'ibibi. Urumva kuba aribwo n'abagore basaga 600 yakoreye ihohoterwa abagore n'abakobwa. John of God yakibyumva, yatangiye kwihakana, akajya avuga ko bamubeshyira, nta kintu na kimwe yakoze. Ariko basubije inyuma gatoya, umukobwa wakibyumva yari afite umwana w'umukobwa bita Daliva yari umukobwa, nawe yari yarabyaye wenyine. Mwumve noneho ikintu n'umugabo yari ateye ubwoba, ari inyamaswa mbi. Ibaze ko yatangiye gufata umwana w'umukobwa kuva agifite imyaka 9 kugeza ku myaka 14. Noneho nyuma umwana aza kugeza igihe batangiye kumukoresha ibyo bikorwa akiri mutoya. Noneho undi mugabo aza kumutera inda. John of God akibyumva agira umujinya, akajya amushyira ku nkoni, amukora iryo hohoterwa, akajya amubita paka kugeza igihe umwana inda yaje kuvamo. Nyuma rero umwana nibwo yaje kubivuga, umukobwa nibwo yaje kubivuga, atangiye kumenyekana, batangiye kuvuga ibikorwa bye. Nibwo naje avuga ko yajyaga amukorera ihohoterwa kuva ku myaka 9 kugeza ku myaka 14, amufata ku ngufu. Uribaza ibyo bintu, yaje gufata umwana we wabyaye w'umukobwa w'imyaka 9. Umwana ageze aho ngaho aravuga ati papa ni inyamaswa. Atanga guhamya avuga ngo papa ni inyamaswa, ntabwo ari umuntu. Byari ibintu biteye ubwoba cyane. Yari John of God no mu buroka hari abantu bashaka kuba mutinya, kuko ni inyamaswa, ntabwo ari umuntu.
Nyuma y'ibyo birego byose rero polisi yatangiye gushakisha John of God, cyakora akibyumva yahise ahunga, aragenda ajya kuri konti abikuza $9,000 z'amadolari, arahunga aragenda. Nyuma y'icyumweru kimwe polisi iza kumushakisha iramufata, barazamukiriza inzego zibishinzwe baramuburanisha, baza kumukatira imyaka igera kuri 489, kandi wumve yuko icyo gihe John of God yari ari mu myaka 76. Umva rero ni nkaho bamukatiye burundu. Gusa icyo gihano nkurikije n'ibyaha yakoze n'ibyo aregwa kiramukwiriye rwose. Mwakoze kubana nanjye rero muri ino nkuru. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.